Mu mateka y'umuziki n'umuco wa hip hop, habayeho abantu bake cyane bashoboye kurenga imbibi z'imyidagaduro bakagera ku rwego rwo kuba ibimenyetso by'ibihe byose mu muziki. Umwe muri abo ni Tupac Shakur. Tupac ntiyari umuraperi usanzwe, yari umuntu wavugaga ku buzima, ku karengane, ku rukundo n'ububabare bw'abantu batagiraga ijwi. Yari ijwi ry'abaturage benshi batagiraga uburyo bwo kwivugira. Ariko kandi ubuzima bwe bwari bwuzuyemo impinduka zikomeye cyane. Bwari bwuzuyemo intambara n'amayobera akomeje kuvugwaho kugeza n'uyu munsi. Banje kubasuhuza abakunzi bacu ba Plan B FM TV. Uno munsi tugiye kurebera hamwe urugendo rurerure rwerekana uko Tupac yavutse, uko yakuze, uko yabaye icyamamare, uko yahuye n'intambara ze mu buzima bwe, n'uko yaje gupfa akiri muto ariko agasiga umurage utazibagirana by'umwihariko muri hip hop. Tupac Shakur yavutse ku itariki ya 16 z'ukwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe. Avukira mu mujyi wa New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni mu gihe Amerika yari iri mu bihe bikomeye by'imvururu zari zishingiye ku ivangura, akarengane n'ubutabera butari bunogeye buri wese. Nyina umubyara Afeni Shakur yari umwe mu bari bagize umutwe witwaga Black Panther. Uyu akaba ari umutwe waharaniraga uburenganzira bw'abirabura muri Amerika. Ibi bikaba byaragize ingaruka zikomeye ku muryango wa Tupac, kuko byatumye avukira mu buzima burimo politike, igitutu cy'ubutegetsi n'ubuzima butari bworoshye. Se umubyara ntiyari ahaye mu buryo buhoraho, kandi nyina yanyuraga mu bibazo bitandukanye birimo ubukene n'ihungabana ry'ubuzima. Ibi byose bikaba byaratumye Tupac akura akiri muto afite amarangamutima akomeye cyane. Rimwe na rimwe akarangwa n'uburakari, ariko kandi yabaga afite n'impuhwe nyinshi ku bantu babaga bababaye. Nubwo ubuzima bwe bwari bugoye, Tupac yagaragaje impano idasanzwe akiri muto. Yari umwana ukunda gusoma, kwandika no kuvuga inkuru. Yaje kwiga mu ishuri ry'ubuhanzi rizwi nka Baltimore School for the Arts, aho yize gukina filime, ubusizi n'umuziki. Muri iri shuri Tupac ntiyagaragazaga gusa impano yo kuririmba cyangwa gukina filime, ahubwo yagaragazaga ubushobozi bwo gusobanura amarangamutima y'abantu binyuze mu ndirimbo ze n'amagambo ye. Yandikaga imirongo ivuga ku rukundo, ubuzima bwo mu muhanda n'ubusumbane bwabaga mu baturage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyo myaka. Muri iki gihe Tupac yari ataratangira kuba gangster nk'uko benshi baje kumubona nyuma y'uko amajije kuba icyamamare. Yari umusore ufite inzozi, ushaka kumva isi no kuyisobanukirwa, akanayisobanura. Mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, Tupac Shakur yasohoye album ye ya mbere yise Tupacalypse Now. Iyi album ntiyari igamije gusa kwidagadura, ahubwo yari ubutumwa bukomeye ku bibazo by'imibereho muri Amerika. Muri iyi album, Tupac yavugaga ku karengane k'abaturage n'ihohoterwa ryakorerwaga abirabura na polisi muri iyo myaka, ubukene bukabije n'ubuzima bwo mu mihanda. Ibi bikaba byaratumye benshi bamwumva nk'umuntu ushaka guhindura ibintu kurusha kuba umuraperi usanzwe. Ariko kandi iyi album yateje impaka zikomeye mu baturage. Bamwe bakavuga ko itera imvururu, abandi bakavuga ko ari ukuri abantu batinyaga kumva no kuvuga muri icyo gihe. Ibi bikaba byaratumye Tupac atangira kumenyekana cyane mu gihugu hose kandi vuba. Uko imyaka yagiye ishira, Tupac yagiye arushaho kuba icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Ariko fame ye ntiyaje yonyine, yazanye n'ibibazo byinshi. Yaje kwinjira mu nzu itunganya umuziki yitwa Death Row Records, yayoborwaga n'umuraperi wundi bitaga Suge Knight. Aha niho yasohoreye album ye ikomeye cyane yiswe All Eyes on Me, imwe mu zatumye aba legend mu mateka ya hip hop. Ariko uko fame yagendaga yiyongera niko n'ibibazo byiyongeraga. Tupac yatangiye kugirana amakimbirane n'abandi bahanzi, by'umwihariko abaraperi muri hip hop, maze n'itangazamakuru ritangira kumwibasira ndetse n'ubuzima bwe bwite butangira kujya mu kaga. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda, hip hop ntiyari muzika gusa, ahubwo yari yarahindutse intambara y'umuco hagati y'impande ebyiri zari zikomeye zinahanganye muri hip hop muri iyo myaka. Uruhande rumwe barwitaga East Coast, rukaba rwari urw'abaraperi babaga muri New York City. Urundi ruhande bakaba bararwitaga West Coast, rukaba rwari urw'abaraperi babaga muri California.
Tupac Shakur we yari ahagarariye uruhande rw'abaraperi babaga muri West Coast cyangwa se bamwe bavaga muri California, mu gihe yari ahanganye n'uwari ukuriye urundi ruhande rw'aba East Coast uwo bitaga The Notorious B.I.G. Iyi ntambara ntiyari isanzwe kuko yageze ku rwego rw'amagambo akomeye mu ndirimbo, amakimbirane y'abantu ku giti cyabo ndetse n'igitutu gikomeye ku buzima bwabo bombi. Nubwo bwose Tupac twamuvuze gutyo haruguru, Tupac ntiyari umuntu utagira amakosa. Yagiye afungwa, agirana ibibazo n'amategeko ndetse bikaba binavugwa ko yaje kurasa abantu batamenyekanye mu myaka y'1994. Ibintu byamuhinduriye ubuzima cyane. Nyuma y'ibi byose Tupac yatangiye kubona isi mu buryo butandukanye. Yatangiye kugira imyumvire itandukanye, akumva ko abantu benshi bamugirira nabi banamwanga, kandi ibyo bikaba byaraje kumugiraho ingaruka mu myitwarire ye no ku muziki we. Kuri tariki 7 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1996 i Las Vegas, Tupac yarasuwe mu modoka, maze nyuma y'iminsi 6 ari mu bitaro. Tupac yaje kwitaba Imana kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1996, ariko kugeza n'uyu munsi urupfu rwe ruracyakomeje kuba amayobera. Nta muntu wigeze hamwe n'icyaha mu buryo bwuzuye, nubwo hari imvugo nyinshi zivuga ku byabaye, ariko ukuri ntikuramenyekana neza. Nubwo Tupac yapfuye afite imyaka 25 gusa, yasize umurage ukomeye cyane. Indirimbo ze ziracyakomeza kumvwa, amagambo ye aracyakomeza gusubirwamo, kandi abantu benshi ku isi baracyamufata nk'icyitegererezo cy'umuhanzi waharaniye ukuri. Tupac Shakur yabaye ikimenyetso cy'uko umuziki ushobora kurenga imyidagaduro ukaba n'ijwi ry'impinduka mu buzima bwa buri munsi. Inkuru ya Tupac ntabwo ari inkuru y'umuntu umwe gusa, ni inkuru y'igihe, y'umuco n'ijwi ry'abantu batavugwa. Nubwo Tupac Shakur atakiriho, amagambo ye akomeje kubaho. Ibibazo bihari bibiri ni ibi ngibi: ese ubona isi izongera kugira undi muntu umeze nka Tupac? Icya kabiri, ese wowe ku ruhande rwawe ubona ari iki cyatumye Tupac aba legend w'ibihe byose mu muziki? Ndabashimiye inshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalas. Ciao ciao.